Uyu munsi reka tuganire kuri iki kintu kubera yuko abantu benshi ubusanga baguye mu mitego igiye itandukanye kubera yuko nta makuru baba bafite kuri iki kintu. Umusore biragoye cyane kumenya ibintu bigeze ku 10 utagakwiriye gukorera umukobwa uguha agaciro. Umukobwa wemeye kureka abandi bose akemera gukurikira we mukajyana mu rukundo ntabwo agakwiriye kumukorera ibintu bigeze kuri 10. Ese urabizi? Reka tubane muri iki kiganiro ubashe kubimenya ndetse unabisobanukirwe umenye n'uburyo ukwiriye kuzajya ubyirinda. Igihe ufite umukobwa uguha agaciro ndetse akaguha n'icyubahiro ukeneye, ni byiza kwita ku buryo nawe umufatamo, bityo nawe bikaguhesha kuba wakitwa umugabo wa nyawe cyangwa se umugabo wiyubashye. Niba rero uri umusore kandi ukaba wifuza kuzavamo umugabo wiyubashye, umugabo ufite agaciro gakomeye cyane imbere y'umugore we, menya ibi bintu utagakwiriye gukorera umukobwa uguha agaciro. Ni ibintu by'ingenzi kandi bikomeye cyane utagakwiye kwirengagiza kuba wamenya. Mbere yuko twinjira mu kiganiro neza kambanze ngusabe niba ukunda n'ibiganiro nkunda kukugezaho, wihangana dukandira ngo kureke kugira ngo tubashe gukomeza kuzamura agaciro ka YouTube channel yacu. Ikindi kandi niba uri mushyashya turakwakiriye kandi tuguhaye ikaze. Umuntu mushyashya n'umuntu utaramara gukanda subscribe, niba utarakanda subscribe kandi yuko gufungura inzu kugira ngo buri kiganiro cyose kitambutse ngo ujye ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Reka dukomeze ikiganiro cyacu. Ikintu cya mbere ni iki ngiki: irinde kandi ubyirinde ubikuye ku mutima kuba wamugereranya n'abandi. Niba umukobwa aguha agaciro kandi akaba agukunda, wagakwiye kumwubaha ndetse no kwirinda kumugereranya n'abandi, kuko byanze bikunze uko biri kose ibi bintu biramubabaza ndetse cyane. Niba utakwihangana rero kuba uri kumwe nawe, wagakwiriye gushaka undi wumva mukwiranye kuba muri kumwe, ariko ukareka kugereranya umukunzi wawe n'abandi. Ikintu cya kabiri utagakwiye gukorera umukobwa uguhereza agaciro cyangwa se umukobwa ugukunda by'ukuri, wimurakarira ngo ugeze ku kigero cyo kuba mwatongana cyangwa se cyo kuba wamutonganya cyane. Umugabo wiyubaha ntabwo atonganya umugore we. Byose rero burya bitangirira mu busore. Rero niba ufite umukobwa mukunda ndetse mukagirana ikibazo, ushobora kwicara iki kibazo mukakiganira ndetse mukagikemura bitagombye kuba mwagera ku kigero cyo kuba mwatongana cyane, kuko rwose binagabanya amarangamutima akugirira. Icya gatatu ni iki ngiki: ntuzatinyuke niri na rimwe kumusaba amafoto yambaye ubusa. Umusore usaba umukobwa aya mafoto ntabwo aba yibashye, ariko noneho biba bibi cyane ndetse kuko aba asuzuguye by'agahebuzo uwayasabye. Niba ufite umukobwa ukunda by'ukuri ntabwo wagakwiriye kuba wamusaba aya mafoto ndetse nta nubwo wagakwiriye kumwubahuka niri na rimwe kumusabe ibi bintu, kuko ni bibi cyane. Nagira nkubwize ukuri cyakoze umusore rwose mba nkurabuye ibi bintu zabyirinde, kuko bishobora kuba byatuma umubano wawe unarangira ndetse burundu. Icya kane turi kugenda nta guhagara, kuko ntabwo nifuza ko ino video iza kuba ndende. Wimushinza kutagukunda kugira ngo akunde aryamane nawe. We uzi ko ibi bintu na leta ibihanira, hari itegeko ribihana. Hari abasore benshi bakoresha uburyo bwo gushinza ndetse no kugaragaza ibibazo bidahari bavuga bati: niba ngusaba ko twaryamana ntubyemere, ubundi ubwo urankunda, niki cyanyemeza yuko nkunda? Hakaba n'abandi bavuga uti: ese ko mbona mbikubwira nkabona nta gaciro bihaye, ushaka yuko nzaguca inyuma? Bityo bigatuma umukobwa bakundana ahorana umutima uhagaze uri mu kirere cyakure, ahora yibaza icyo yagakwiriye kuba yakora. Musore, umukobwa wubaha ukunda ntabwo wagakwiriye kumubwira ibintu nk'ibi ngibi. Ikindi kandi niba atiteguye kukumvira, wamureka ukihangana cyangwa se ukamureka burundu, ukaba washaka undi uzajya yemera kubana nawe uko ubyifuza, cyangwa se muzajya mubana muri ibyo bw'ibyo ukeneye. Mbere yuko twinjira ku cya gatanu, reka mbanze nkwibutse kuba wakanda like kuri ino video. Niba uri mushyashya ugenzura niba wamaze ukanda subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kubana mu biganiro bitandukanye bigomba gutambuka ngaha kuri iyi channel. Ndabasabye kugira ngo mwandike aho ngo muri comment hasi turushaho kugenda tuganira, kuko nabyo ni ingenzi. Iyi video biko kuyikorera share ku bantu b'inshuti zawe. Reka dukomeze ikiganiro cyacu. Icya gatanu, wimuca inyuma. Aho kugira ngo umukunzi wawe umuca inyuma, n'ubundi ntabwo muri abana, wamureka hakiri kare ugashaka uwo wifuza cyangwa se uwo muhuje. Buriya kubeshywa mu rukundo ni kintu cya mbere kibabaza mu rukundo, kandi buriya umuntu ukunda ntiwagakwiriye kumubeshya. Byose reka dukomeze ikiganiro cyacu. Ndabakunda, niyo mpamvu mari nakomeje kugenda bategura tuno tuntu kugira ngo mutumenye, kuko aba ari utuntu tw'ingenzi. Simo inshuti zanjye se mukunda kubinyereka ndabibona, ndetse njyana nabashimira cyane kuko twatangiye ntabwo ariko tukiri YouTube turi kugenda tuyizamura tuyigeza ku kigero gikwiriye cyane. Reka tugere ku cya gatandatu: wimutera inda ngo wigurutse cyangwa se umwihakane mu yandi magambo. Igihe uri mukuru bihagije ku buryo watera inda, uba ukwiriye gufata ingamba zo kutayitera, ariko igihe bibaye ntubashe kuba wagerageza kwifata cyangwa se kwirinda, bikarangira umukobwa wacu cyangwa se umukobwa w'u Rwanda umuteye inda. Kwiyubaha nyako ku musore no kwemera inshingano cyane cyane k'uwo mwana, kuko aba ari uwawe ubuzima bwawe bwose. Icya karindwi: wiryambana nawe niba utiteguye, niba atari we wenyine
mujya muryamana cyangwa se niba atari we wenyine mukoranye imibonano mpuzabitsina. Ibi ni ubugome bukabije cyane ndetse ni no kutubaha uwo mukundana. Niba atari we wenyine mugirana imibonano mpuzabitsina idakingiye, uba uri gushyira ubuzima bwanyu mwembi mu kaga, ariko by'umwihariko uba uri guhemukira uwo mukobwa kuko uba uri gukora ibintu bitiyubashye. Icyamunani turi hafi kugera ku musozo, wikica gahunda, wimuha isezerano utazasohoza. Guhindura gahunda ku munota wa nyuma cyangwa se ukayica, ndetse ugasanga iyi gahunda wayishe ku bushake bwawe, ndetse ugasanga uri gutanga n'amasezerano utazasohoza, ntabwo biba bikwiriye ku muntu ukunda by'ukuri. Icyacyenda turi kugenda twegera ku musozo kuko haraba hari kubura kimwe cyonyine, kandi ngushimira ko twakomeje kubana muri iki kiganiro tukaba tukigeranya kuri uno munota. Reka nkubwire yuko icyacyenda utagakwiriye kumutoza kunywa ibiyobyabwenge. Hari abakobwa benshi bagiye banywa ibiyobyabwenge kubera abakunzi babo babereye babi bakabibatoza, ariko ukuri ni uko umusore wubaha umukobwa bakundana ndetse akaba amwubaha cyane atagakwiriye kuba yifuza kuba yamuha ibiyobyabwenge, kuko erega nawe aba azi neza ko atari byiza. Reka twigire ku cyanyuma turi kugenda dusoza. Wimwereka yuko ufite abandi bantu bamuruta. Mu buzima ushobora kugira umuntu ukunda, ariko uwo muntu ukunda ntabwo ashobora kuba yaruta ababyeyi, inshuti, abavandimwe. Ikindi kandi mu byo ukora byose ntabwo ugomba kugaragariza uwo mukunzi wawe ko azi inyuma y'abantu runaka cyangwa se ari we azi inyuma y'abandi bose mu buzima bwe. Ikindi kandi ukwiriye kumenya ntabwo ari uko nawe aba abiyobewe, ntabwo ari ngombwa rero guhora ubimwibutsa kuko aba abizi. Ibi ngibi rero guhora ubimwibutsa bishobora gutuma atangira gutekereza cyangwa se akomeza gutekereza yuko nta kintu amaze cyangwa se nta kintu avuze mu buzima bwawe. Reka ikiganiro cy'uno munsi tugisoreza aha ngaha. Mwakoze cyane mwe twabanye mu biganiro byacu, ni ibyo bintu 10 nabashaka kubabwira, by'umwihariko abasore nizere yuko mubashije kungukiramo isomo rikomeye cyane. Abakobwa namwe kino kiganiro nizere yuko twabanye, ariko mba numva shaka ko mwajya mugerageza mukanagaragaza comment zanyu, mukagaragaza mo hasi muri comment y'ibitekerezo byo twazababwiraho ubutaha. Birashoboka cyane rwose ko ntabwo wabura ikintu tubwira, watwandikira ngo muri comment yago tukazagaruka nanone tuvuga ku gitekerezo cyawe. Mwakoze cyane rero, reka Imana ibamugisha kuri buri umwe wese twabanye mwa kino kiganiro kuba gitangiye tukaba tugezanyize ku musozo. Imana ibamugisha, reka tuze guhurira mu yindi video. Bye, ndabakunda cyane.